umva madamu banze nkubwire ikintu. Uyu mugabo ntago ari uwawe gusa, wari uzi n'ibindi. Umugabo wawe yanteye inda ambwira ko nzagika kundi muntu, none rero n'uwo nyegetse usanze ari umuhungu. Akusubo wacyana we, ibintu wanze kumbwira inyuka ari kumva nk'ibiki? Papa nayo byumva ibibazo umuntu aba afite. Ubwo se ufite ikihe kibazo? Ngaho mbwira. Ni papa njye ndumva amaze gukura, so kukubeshya. Urashaka kunkubita se? Hasi ukugukubita. Ushaka kubita se? Byumva iyo umuntu yakoze ntabwo byumva. Nyine ndashaka umugore njyewe tu. Umugore genda ufate nyoko, singura se umugore se yakubyaye. Mama wese uzasigarana. Ndamuguhaye. Oya njye ndashaka umugore ukiri umukobwa, ukiri agakobwa sibyo? Nyine tukabana nyine ukiri agakobwa nyine nawe ubona ukiri agakobwa. Ubwo ni umugore n'umukobwa wabyariye iwabo. Oya umukobwa w'isugi nako. Ubwo bivuga gutya. Urashaka umugore. Hanyuma ukamutuza he? Icyumba se narakubakiye. Icyumba narakubakiye. Rero ndikumva ibintu urimo uravuga. Ibintu urimo uravuga wa musaza. Mwanya bakese se ndi umuhungu wawe. Asigoye yibonye umuhungu wawe atemara nta kibazo. Ukabona umuhungu wawe ndi urwende, we ntabwo bigushimisha. Uru rwende n'umuhungu wawe ukabona nta kibazo. Ushaka kunkata mbese? Nta kuzukuru ushaka se. Ibyo bintu ugomba kubyiga. Abuzukuru ni ngombwa, ariko ishakire nanjye narishakiye. Data se yamariye iki? Sakumariye iki se? Iki kibanza se wakiguha urabihakana? Nta kibanza yampaye. Nyamara utekereza neza nk'umuntu w'umusaza nawe wumve nahise watubyaye uzadukoresha iki? Mva wacyana kugabanya ibigambo. Ntabwo nakubakiye. Genda wirwaneho. Nubundi niko mwatubereye ababyeyi b'iki gihe. Warorereye. Ahubwo abana b'iki gihe niko mwabaye. Mwabaye ibirumbo. Ngwino mani Rufiji vayo twijyane mwerekana tujyana ngwino banguka. Gisaza kiba kirikuzanira ibintu byasaba. Jeza nakabage mwerekana tujyana mwa. Zana nakabage. Igisasa umuntu arakibwira ibintu by'amajyambere. Ndimutse kuko ndimo kwitwaza amafaranga. Ntabwo nimbutse ahubwo reka mwerekana tujyana mwa. Igisasa ngikajije inkuru z'umugore. Cyari kingiye neza neza. Ubu tuvuye ko none muvuye mu rugo. Ntabwo najyana nawe uvuye mu rugo. None se urumva nabaho kuganira n'igisaza nyine ndimo kukibwira ukuntu ushaka ibintu. Ariko cyari kinyujije mu bwanwa se kukubeshya nanjye bisema. Wamana none se nuko nge byananiye. Nanjye ndabizi ura musaza arakaza byatanye. Nango nanjye gushaka umugore ariko byananiye. Nurukanwa nk'uruko ko wajya ngo sirwabyaye mu bibi. Ari byagomeza kubivuga n'ibyo akagufata akahita kwe. Ndakubwiye ngo bimubwire kandi nawe kugira umuntu. Ariko si yatubyaye yirimo kumuvugana. Umuntu ukagira umunwa. Nyine umuntu aba ari kukuyaniza umuntu. Narimo. None se aho gugiye. Nyine nta ngo tujyana ahantu sibyo. Ibintu byanangomera ndishakira ibintu. Urumva nimiriye nabi njya nkomererwa umubiri ukanje urabizi. None sugura ko ubwo ngubwo uragenda nta babyeyi babwiye. Ujye gushaka ababyeyi se mbabwiriye. Ujye gushaka umugore. Mbabwire ko ngiye gushaka ngiye kwisayidira. Nta kintu naza mbabwira ababyeyi. Ujye kwisayidira. None se nagiramo.
umva genda barwanga mani n'ejo ubundi twari turangaha twebwe kandi icyo nzi cyo baraba baje nta kibazo ndabona atari ngombwa ati aheza ni ruguru umva wega umanga iminota mike urebe ko bataba baje njyemba mbizi kuko igihe cyose mba ndahangaha reka mutege amaso ariko nyine ndabona ntibakurushye nicyo ngicyo bitegereza Salamu abasista. meze ute bro Nangahe se ngo umuntu agire aho yigenderera mu bintu bya nanga cumi na bitanu urafite nkunkurikire se uratera se. None se ngo ari wari uwaye ataye nka igiciro n'icyo ngicyo 15 cyane rwose ese ubu ngubu hari amagi utikiraho uransigira amagi nkuko nza icumi n'icyo se Ariko niwe muduciriza mu bicuruzi ko bisa. aho kuva muzi akazi muba mugiye kudukoresha ntabwo kemewe muri leta gusa nawe kemewe muri leta Ntabwo kemewe muri leta. okay ibintu tubihe mu fite bitanu nankurikiye tugenda bitanu urafite Atoye kuri 25 twigendeye. no Biratanu nyamara ni amafaranga menshi. Inote yawe kubite inote ya 2,200 ntabwo uyi wapi ntabwo nawe mwananiranywe bafite gahunda Mwananiranywe se ma. gusa twananiranywe umva tugende gusa nta gahunda mufite Umva gahunda. niba nta gahunda Reka kwagira akamere kakungura wereka kungura. ntabwo byaguhira gusa bitatu urayafite cyangwa ntayifite Gusa abakobwa b'iki gihe mwabayemo. ako se ubu ngubu Ugiye mu tubwire okay tugende kuri 2 ngaho 2,500 tugende Tugende nta kibazo. oya chérie chérie kora gakeya chérie nta soni ugomba kunyishyura yanjye iravuba kandi ugomba kumpa yanjye niko twavuganye nta bintu byinshi urayampa ntabwo yampa ariko nyine mpate ubwire tuza ntabyo umbwira ujya kunca wambwiye yuko amafaranga uyafite gira amafaranga ugomba kumpa amafaranga yaguha yawe rero ubanza utekure oya ntabwo nkurekura ako se ubundi umuntu ubu ugukoreye noneho hano tuba babiri nta muntu uri bukunywe ahubwo buriya wakongera ukansubira uranyishyura nyine ndekura nkubwire mbwira ngufashe nta kibazo nyine wowe nawe nyine urabona amafaranga ari wambwiye yari menshi cyane kandi nta hantu ari kuyakura buriya wari wamereye ubuntu ukimara kumva ko ari menshi wabigenje gute kuki utamakaniye none se urumva nari gutahira ahubwo umva wantesheje benshi bari kundeba nta bintu byinshi ubwo rero uri bumbwire ariko se ubundi reka nkubwire ikintu kimwe siko ubundi wowe nyine nawe urabyumva ubundi se we ntabwo hari umuntu wabiguzeho ntabwo imana yabiguhereye uwo none ushatse kumbwira ko njye nzanirirwa mpagaze ku muhanda gutyo gusa ukaza ukantwara ukanjyana nk'ihene ushoreye ariko nyine ikibazo kirahanga nawe waryohewe ubusa n'igihe naryohewe njyenyine tuvuga ko ariko twavuganye amafaranga ntabwo twavuganye ubuntu ariko nyine umva nkubwire wa muhungu wiza kunyirisha anavuye mu rugo cyo guhagarara ku muhanda utarukoze none wowe waje unyirisha nta n'isoni ariko twavuyeho nyine dushaka abantu nkamwe twagize imana twanababonye none se uragira ngo nyine ikibigenza hano nagukoreye kandi nawe wishimye nta bindi ato yishimye ngaho ndekura rero bitabaye ibyo rero turajyana mu rugo nta bintu byinshi turajyana mu rugo iwanyu ajya mburushaho ko tujyana mu rugo nyine ndashaka ko tujyana mu rugo iwanyu tukahicarana ntaribi gusa ushaka ko tujyana mu rugo hari amategeko abiri ahari ameze ate buri munsi ubwo urumva nzaza mpora nyine ngira urumva ese tuzajya tuba tubana ubu tugiye kuba umugore n'umugabo erega bana hari ibintu iyo twaba umugore n'umugabo icya mbere se kari uko nkwihaza riga mwana uteye neza uzi ukuntu umeze tugende rero hari bitugende ariko nyine tubyumvikaneho reba ubu ngubu ndakora amasegonda 30 ukamvugiza induru tuzakora buri munsi igihe cyose mpaka dutandukanye wumvise ibyo ntacyo bizaba bitwaye tugiye kuba umugore n'umugabo sawa nimba ubishaka sawa tugenda aho
se sha Rwanda komeruka igenda tuvugana ibumbwira ibintu byo gushaka umugore nkaba mbona ugarutse ufite akanyamuneza bimeze bite abonye inzu se inzu ntago nayibonye ariko nyine n'umugongo urimo urangi urakurya se wahinze wahinze n'umugongo yene yandi Mwiriwe abahano. mwiriwe Nanjye. mura Kamere namwe bari gukabusha. uyu se kandi nuwa umushyitsi se yaje kudusura Muzehe uyu ni sheri wanjye rege. kare seki Sheri wanjye. ibyo bintu ntacyo none mba mfushije uhagaze pe mfushije ubu uyu niwe mukunzani ntabwo umukazana unzani umukwe ariko byari kumbeshya rwose ubu si uyu n'umukazana maze ntunzi ni wanyirere ntunzi ni wanyirere Sheri kwa bukuru numva. sheri wawe ninde uri kubwira wowe sheri wawe ninde uri kubwira Wowe. njyewe nde Wowe sheri. wa mwara rwaye ako se sha murananiye murananiye nukuri kw'Imana mukobwa mwiza rwose ntago ari hano waruje reba ahandi ujya ntago ari hano waruje Mbese. uyu se mwamenyanye mwahuriye he Muzehe uyu ni sheri wanjye. mwahuriye hera Ni sheri wanjye nyine. arimo ibyo ni imitwe mani ntubyite ibyo ngibyo muzehe ibyo ni ibi ubwo turabizi waranyiririye murananiye mwabana mwakoze ibiki se bye nakohereje muri basiketi ngo wasamye reka reka banenda ahubwo nuko twazi ase sinakwishyura ibyo bintu muravuga ni basi amafaranga yawe ndayagusubiza ariko ntabwo nyakeneye genda mwiriwe mwiriwe mbana banje nakwirirwa rwose ntabwo mwiriwe neza iki se ni igicyunzaniye ni igicyunzaniye uyu nguyu ni umugore wanjye nashatse urumva yarapfuye umujyanye he umujyanye he usanga nta byumba bifite icya mbere ni ukuduha icyumba tuzaturarana niyo mufite niba ahagije nta soni rufigi mwana wanjye urananiye pe urananiye hamwe na rwanyunga ubu jyewe sinzi ikintu nzabakorera nta nzu ufite ibahagije ntayo ufite pe mumvira aha n'izi ndazanyu mugize vuba muzehe uravuze ngo nta nzu duha nta n'isoni umva ibintu ni ibi bibiri uraduha inzu yo kubamo ntuyiduha cyangwa umbwiremo kimwe ibintu byose mbisesi hasi bijya ku mugaragaro mbwira nyine urumva sibyo urebye yaka ibyo ngibyo yewe byihore cecekere byihore cecekere mwana wanjye rufi gira mwinjize mugende muri cya cyumba gihera hirya hino gutya uri kumva kindagire neza ntabwo udakemura gira kuri cya cyumba yewe kiri hino icyo turaramo kiri hepfo ye urakoze rwose njye nanjye kumubwira agenda hategure siko urakoze cyane tugende shama umugore wanjye ugaruka aho ngaho nta soni wumva nta soni mufite ngo murimo murajya hehe umunsi turajya mu nzu baduhaye inzu babahaye kuko wa mukobwa we niba ari n'indaya ntabwo nzi icyo ari cyo ngo wowe urimo urakata ngo ujya mu nzu yanjye ubundi ko naherutse babimye mu nzu baje kubemerera gute ko mugiye kwinjira mu nzu yanjye umva madamu banje nkubwire n'ikintu uyu mugabo ntabwo ari uwawe gusa wari uzi n'ibindi umugabo wawe yanteye inda ambwira ko nzagika ku wundi muntu none rero n'uwo nyegetse usanze ari umuhungu we uri kubyumva neza uwundi muntu none ngo yambwiye ko nzagika ku wundi muntu none mbonye ububasha bwo kwegeka ku muhungu wiwe none usanze n'inda ari iy'umugabo ni iy'umugabo wawe yegetse ku mwana we mana ubugeni yica umuntu